ndabashimira ko muneza amatwi. Iki nicyo cyataka twari tutegereje. Nubwo cyitwa Kitoko kandi Kitoko akaba ari amazina y'abahanzi ariko kiratanga icyizere ko kizawuhamya. Igihagararo ni Sarupongo na Diara ubafatanyije hamwe. Umutsi wo ku kuguru urangana n'ukuboko kwa kapiteni wa ya kipe y'Ishorongi. Ikwisi ryo wagira ngo yakoresheje sajari. Kaga kipe k'Ishorongi katari kugura abakinnyi keretse nikatwisunga tukagatiza. Naho ubundi gashobora kumanuka mu cyiciro cya kabiri. Icyari 11 na abazungu kigiye kuba 11 na abarundi. Nyuma y'uyu nguyu uwo tugiye kuzana we n'igikura nkota ntago ari ku rwego rwo gukina muri Afrika. Tugiye kuzana umunyakamironi bivuga ko yakinanye na Burani Mbeumo. Umuntu wakinanye na Burani Mbeumo, Burani Mbeumo akaba akina muri Man U. Uwo muntu nta kuntu yaba atazi umupira. Nta kuntu umuntu uvuka mu gihugu kivukamo Samuel Eto'o wakinye muri Barca akahandika amateka yaba atazi umupira. Ayo niyo magambo y'abafana ba Rayon Sport nyuma yuko bazanye igikura nkota guturuka mu Burundi. Noneho kaga kipe k'Ishorongi karaza kwirwaza kuri Super Coupe kazatabarwa n'imvune dufite naho ubundi kari kuzabirya. Ayo niyo magambo y'umufana wa Rayon Sport nyuma yo kubona umurundi witwa Kitoko yaje gusinya muri Rayon Sport. Hakaba hari akanunu kandi ko hari umunyakamironi ngo w'igikura nkota wakinanye na Mbeumo nguje gukina muri Rayon Sport. Ibintu birakomeye. Bati wowe APR uzakizwa n'izi mvune turi kuboneza hato na hato naho ubundi kuri Super Coupe wari kuzabirya. Abafana ba APR bati erega Rayon Sport n'ubundi ntimwitwaza imvune kuko n'ubundi nkono y'umutindi ipfuba n'inkwi. Bati nimuze kwitwaza izo mvune kubera ko n'ubundi twabatsinze ibitego bitatejo bundi abakinyi banyu buzuye. Bati rero inkono y'umutindi ipfuba n'inkwi mwaba mu bafite cyangwa tutabafite tuzabatsinda. Bati n'ubundi turabizi ko ibyo muri gukora ari mind game abakinyi banyu bose bahari. Niyo magambo y'abafana ba APR nyuma yo kumva Rayon Sport yatangiye kwikamata ngo yatangiye kugira imvune. Abafana ba APR bati mwaguze Kitoko. Bati nimushaka mugure Bruce Melody na The Ben nimushaka mujye kuzana na ba Chris Brown na ba Diamond. Bati cyo tuzi cyo muzakina ariko igikombe kizabe cyacu. Abafana ba APR bati wowe Tarebu uzapanga ikipe neza ntuzaduteze Gasenyi ubundi tuyicucume tuyikubite yibagirwe cyayizanye muri championnat y'u Rwanda. Bati Super Coupe ni yacu. Umutoza Tarebu ati ngaho nimwongere muvuge banyirukanise. Ati Gasogi nayo ikubise nyikubita 2 kubusa kandi nyirushya. Ngaho nihagira agafana kongera kuvuga ngo banyirukane. Ati hazagira agafana kongera kuvuga ngo banyirukane nzakareka kaze mu kibuga kayitoreze. Umutoza wa APR bigaragara ko afite uburakari bwinshi nyuma yuko hari abafana bagiye bifuza ngo ko yakwirukanwa. Abafana benshi mu ba APR ntago bagiye bishimira imitoreze ngo y'umutoza wabo. Abafana ba APR bati aka kanya Rayon Sport imaze kwirukana abatoza babiri. Bati mwe kubera iki Tarebu mutamwirukana tukazana undi mutoza kuyu ntazatugeza. Abati championnat turabona tugiye kuyibura ku maherere. Bati bwana Tarebu mu byubahiro byawe nidutsindwa Super Coupe uzazinga utwaye twose ugende ntuzategeze ko bakwirukana. Niyo magambo y'abafana ba APR. Abareyo nabo bati bwana Romami Marcel wirukanye umuzungu twari twizaniye tuzi ko twitwaraguriye Harandi ufite igihagararo nk'icya Virgil van Dijk ufunga imisatsi nka Zlatan Ibrahimovic urangije uramwirukana. Bati nagera mu yandi makipe akawuhamya nkuko Tansere yagiye yagira handi akawuhamya. Bati nawe uzagenda wabareyo. Niko Bareyo babwiye witwa Marcel. Uwitwa Marcel ati Rayon Sport nubwo yabiciriritse gute nta kuntu mwazana Sirey Queen iturutse Nyamirambo ngwije gukina mu ikipe nk'ingi. Uwitwa Marcel ati abakinyi nk'abariya bazajya muri Rayon Sport aruko ntakitoza. Dufite gahunda yo kubaka Rayon Sport ikomeye mwarangiza mukazana Sirey Queen mu Nyamirambo zifite amatako nk'ayabana Isa n'abashadibu. Bati ibyo bintu nibikora. Abareyo bati waramwirukanye. Nibyo koko twarabishimye kubera ko wenda urwego rwe ruri hasi. Batari ko naramuka agiye mu yindi kipe akawuhamya ntabwo uzadukira. Kimwe mu bintu byibasiye isi muri iki gihe harimo ibibiriko rwabatswe n'ibiyobyabwenge, indwara zidakira zibasiye abantu ndetse n'amakimbirane yo mu miryango. Hari uwaje nk'igisubizo kuri ibyo byose byavuzwe haruguru. Ninde? Akora iki? Akorera he? Yitwa Muganga Nzito. Akorera mu karere ka Nyamasheke ariko aho waboherereye hose ku isi akugezaho imiti. Icyo ugomba gukora ni ukumuhamagara mukivuganira. Niba uri muri diaspora wigira ikibazo wowe muhamagare gusa muvugane aguhe inama z'ubuzima kandi aguhe n'imiti. Muravugana ku buryo umuti uri bukugereho ukavurwa kandi ugakira. Ni muganga gakondo w'inzobere mu kuvura akoresheje ibimera. Afite umuti aguha wari warabaswe n'itabi ugahiturire burundu kandi urabizi ko itabi bishobora kukwica. Hatanga umuti ku bakobwa babuze imihango n'abajya mu mihango ntikame. Avura amarozi y'amahuherano, amategano ndetse n'amatamikano. Hatanga umuti w'uruhereko. Avura karande n'inyatsi, inyabingi n'imitsiriko. Hatanga umuti wongera akanyabugabo ndetse akanatanga umuti wongera amavangingo ku bagore. Hatanga umuti wa diabete,
uw'umwijima, uwa hepatite A na hepatite B. Atanga umuti ku bafite umubyibuho ukabije ndetse n'abananutse cyane. Atanga umuti ku bafite ibiro byinshi bashaka kubigabanya ndetse n'abafite ibiro bike bashaka kongera ibiro. Atanga umuti n'ubujyanama ku bafite amakimbirane yo mu miryango. Agufasha kugarura ibyawe byibwe, akanaguha ubujyanama butuma ubana n'abandi neza mu kazi ndetse no kugira igikundiro mu nshuti zawe. Umwihariko kuri uyu muganga nuko igihugu cyose waba uherereyemo ku isi akugezaho umuti. Ushobora kwibaza uti umuganga ushobora gukura ubuzima bwawe mu kaga akakugarura umugore wawe wagutaye ntabwo ahenda? Igisubizo ni oya. Ugereranyije umuti aguha n'amafaranga make y'umuha ntaho bihuriye. Kuva aka kanya ugiye kwicuza impamvu wowe n'inshuti zawe mutamenye uyu muganga mbere. Hamagara iyo nimero, namara kukuvura urahita wicuza impamvu utamumenye mbere. Ushobora kumuhamagara kuri call isanzwe cyangwa kuri WhatsApp. Aboneka amasaha 24 kuri 24. Muganga Nzito, igisubizo ku buzima bwawe n'ubw'inshuti zawe. Iyi Super Coupe igiye kuza ihishe byinshi kuri aya makipe uko ari abiri. Rayon Sport iti 1 2 3 mu rugo rw'umugabo ntabwo byaba ari byiza, ntabwo byatugwa amahoro. APR nayo iti wagutsinze ntaho yagiye. Abafana ba APR bo mu byimviro byabo bumva ko ngo Rayon Sport bayitaye hasi itakiri ikipe yo guhangana nayo. Ariko kandi ngo kuko nta wundi mukeba ngo wipima ngo barabona nta kibazo barakomeza guhangana nayo. Ariko kandi bivugwa ko ngo mu ntego APR ifite uyu mwaka ngo igikombe cya shampiyona gishobora kuba kitarimo. Ngo bashobora kuba bifitiye gahunda yo kwitwara igikombe cy'amahoro ngo barangiza bakajya muri CAF Confederation Cup. Ngo kuko niho hantu babona ko bashobora gupfumurira ngo bakagira ku ntego zabo z'amatsinda. Ngo kubera ko ngiciro zose bagerageje guhandaho muri CAF Champions League bagiye bahura n'ibigugu gusa. Igihe atari Arahiri akaba ari Zamalek, itaba Zamalek ikaba Pyramide, itaba Pyramide ikaba Monastiri, bikagenda byisubiramo gutyo. Ngo akaba ariyo mpamvu APR ngo itazashyira umuhate munini cyane mu kurwana iki gikombe cya shampiyona, ngo ahubwo umuhate munini ikawushyira mu cy'amahoro. Ariko kandi ngo abazi APR neza kuva kera bazi uko ari intare ntijivira mwaho, icyo yafashe ntirekura. Bivuga ko ngo ibyo byose ngo ari bigambo bivugwa, ngo ariko nyamara intego za APR ni ugutwara ibikombe byose bikinirwa mu Rwanda ititaye ku kintu runaka. Ariko kandi aya makipe yaturutse muri Libya ko yakaniye ngo ashaka iki gikombe, polisi nayo igakanira ngo ishaka iki gikombe. Iki gikombe kizaba icyande. Rayon Sport iragishaka, APR iragishaka, andi makipe nka za Mukura na za Kiyovu nayo ari hafi aho ngaho ngo aragishaka. None iki gikombe kizaba icyande. Ufite amahirwe yo gukegukana cyane ni polisi. Polisi no mwaka iragaragaza urwego rudasanzwe yifashishwemo n'abakinnyi nka ba Lag Byiringiro, ba Zidane n'abandi bagiye batandukanye bafasha iyi polisi kuba yitwara neza, ndetse ngo hari n'icyizere cy'uko ishobora gutwara iki gikombe. Ariko kandi bamwe mu basesenguzi bamenyereye shampiyona bati polisi ibi bintu bikoze imyaka myinshi, bati meze nka Arsenal irakina ariko ku munota wa nyuma bikaza kurangira igikombe bakigurukanye. Bati mu myaka 3 ishize polisi intego zayo zari igikombe, ariko sinzi uko bigenda ku munota wa nyuma igikombe bakaza bakakigurukana igasigara irebera inyuma y'amarido itazi uko bigenze. Ikipe ya APR iti twe dufite urufunguzo rwa football yo muri uru Rwanda, igikombe dushaka ntitwakibura uko byagenda kose, intwaro tuba twazimanuye. Iti nka ibyo bidahagije, mu makipe ari muri iki gihugu cy'u Rwanda ikipe yacu yonyine ni ifite abakinnyi bagiye guhangana mu gikombe cya Afurika kiri gukinirwa muri Maroc. Uwitwa Denis Omedi ari gukora ibitangaza mu ikipe y'igihugu ya Uganda, nyamara ibitangaza ari gukora mu ikipe y'igihugu muri APR bisa nkaho byanze. Abafana ba APR bati Omedi arakomeye, ahubwo ikibazo ni umutoza wacu. Abafana ba APR bavuga ko ikibazo ari umutoza wabo, naho ubundi ngo witwa Denis Omedi ngo ari umukinnyi ukomeye. Bati umutoza wacu atondeka abakinnyi nabi, bigatuma urwego rwabo rusubira hasi, kandi nyamara ari abakinnyi bakomeye. Bati ni gute batubwira ko umukinnyi ugiye mu ikipe y'igihugu ikomeye kuriya ifite ba Semugabi, Barani Okero, ba Halid Awucho, ba Bobo Sibyaruhanga, ba Denis Onyango n'abandi bakinnyi bikura nkota bagiye batandukanye, umuntu ageramo akabona umwanya, ariko muri APR ukabona bisa nk'ibiri kwanga. Bati ikibazo ni umutoza, nibatwirukana umutoza batuzanira undi ikipe yacu yitware neza. Kimwe mu bintu bigiye gukora mu nkokora iyi Super Coupe igiye kuba ni imvune amakipe afite. Rayon Sport umudefanseri wayo ukomeye Yisudianye akaba na kapiteni wayo yagize imvune. Bimwe mu bintu byabaje abafana benshi ba Rayon Sport bati inkingi ya mwamba iravunitse. Iyo mvune kandi yiyongeye kuyabaguruwari nabo basa nk'abafite imvune, babigira Imana Bede bavunitse ndetse na Fani Nganye wakize ariko akaba atazi mu kibuga. Ari cyo abafana ba APR buriraho bavuga ngo Rayon Sport nubwo uri kugura abakinnyi bakomeye nibyo urabagura, ariko se kandi uzabahemba iki? Kimwe mu bintu Rayon Sport ishinjwa ni ukugura abakinnyi benshi nyuma baza kugira mu minsi ya nyuma ikaza kubura ikibahemba, bamwe bagatangira kwivumbura. N'uwo abantu benshi baribaza impamvu yitwa Fari Nganye atari gukina. Nta mvune afite, imvune yarakize, ameze neza ariko ntago agaragara mu myitozo ndetse no mu kibuga.
Fani Nganye ni cyo kintu cyabaye kurya atagaragara mu kibuga. Abayo bati mwabayobozi mwe mudusobanurira impamvu Fani Nganye atari gukina kandi yarakize. Turabizi ko yakize ariko kuki atajya mu kibuga. Abamwe bati hari amafaranga bemereye Fani Nganye bataramuha, akaba ariyo mpamvu atari kujya mu kibuga. Nibivugwa. Itangazamakuru rikomeje kwibaza impamvu Fani Nganye aka kanya atari gutanga umusanzu we mu ikipe, nyamara afatwa nk'inkingi ya mwamba muri Rayon Sport. Abafana ba APR bati ngaho se nibikomeze sha, bati kubera ko amabuno y'undi aryohera umugeri nibikomeze na Super Coupe ntazayikine, kuko nimba ari umuntu abafana ba APR batinya ni witwa Fani Nganye. Barabizi ko ari goal machine, imikino mike yabashije gukina yagaragaje ko ari ku rwego rwo hejuru. Batari ko ntabwo badufite kubera ko dufite igikura nkota cyacu Watara giherutse no kubatsinda. Nimba ari umukinnyi abafana ba Rayon Sport banga ni witwa Watara, kubera ko yazi ikipe arayitsibura. Ni cyataka cy'igisore kigera imbere y'izamu abadefenseri bose bagahungabana. Ubundi bivuga ko Watara atakabaye akina mu Rwanda. Imbaraga z'umubiri, ubuhanga, umuvuduko ndetse n'igihagararo ngo ntabwo byemerera Watara kuba akina muri shampiyona y'u Rwanda. Ariko kandi abasesenguzi b'abahanga bati Watara arasanzwe. Uwitwa Kazungu Kereva yavuze ko witwa Watara ngo ari umukinnyi usanzwe, ngo ahubwo icyo bakora ari ukumukabiriza kandi ngo ari umuntu usanzwe, nyamara ngo nta kintu cyadanje akora kiruta icy'abandi bakora. Kazungu ati Watara urakabirizwa nta cyurico, nta mukinnyi kurimo. Ati kandi abantu bazagenda babibona. Ati mbaye muri uyu mupira imyaka 25, narawogeje, narawusesenguye, nagiye nkubanaho n'andi makuru agiye atandukanye. Nabaye umuvugizi wa APR igihe kirekire, nzi urwego rw'abakinnyi ba APR. Mu bakinnyi bagiye bakomera muri APR ntiwibwire kurimo. Niyo magambo witwa Kazungu Kereva ku witwa Watara. Abantu bati Kazungu wegenda warashaje ntabwo ukimenya gusesengura. Bati ibitekerezo byawe byatangiye gucurama. Bati ni gute uvuga ko mwataka ukomeye gutyo uri gutsinda ibitego buri munsi yoroshye. Kazungu ati mu bakinnyi ba APR bagiye bakomera nabonye harimo bambuye twite bakabange twite ba Lionel Simple bagiye babinyenyeri. Ati Watara sinamushyiramo aracyafite urugendo runini. Ati mwebwe muvuga ko akomeye mwinyobya. Niyo magambo yitwa Kazungu. Uwitwa Wasirati imperuka igiye kubabaho mwe bafana ba APR. Ati mwagiye mutumenyera kenshi atari ku kintu cyo gihe ngo tubahe. Ati ku munota wa 10 gusa abajenerali banyu baza batangiye gusohoka muri stade. Wasirati tugiye kubarekuraho imiriro tuzabatsinda kandi twongeye tubatsinde. Ikipe ya APR nayo irakataje mu myitozo. Ishyorongi bameze nabi. Bati ni swala na muda ni kibazo cy'igihe naho ubundi Rayon Sport ibitego byuzabirya. Shirimwe tugutsinze si kabiri kikurikiranya si gatatu kikurikiranya kagiye kubana kakane. Abafana ba Rayon Sport nabo bati Marseille Romami wowe n'umutoza mukuru mu byo mukora byose nimwongeye kuduteza ibikona. Bati kuko niba ramuka babatsinze muza muri gutakaza ikize cyo kugomeza kuyobora Rayon Sport. Rayon Sport ntagaragatore ko gutsindwa na APR imikino ine yikurikiranya niko abafana bavuga. Bati kuza kubashigikira tuzaza. Bati ariko nimuzakora ubugwa ry'inkugo mu mazimitsi mukora bakabatsinda buri munsi. Ubaka kanya mu kingano umutoza wa Rayon Sport afite niyo gutsinda APR irimo. Uyu mutoza wa Rayon afite akazi katoroshye ko kugarura igikundo cy'abafana mu ikipe ya Rayon Sport. Naramuka batsindiye mu Keba azabatsinze igitego cy'umutwe.